no kubona Rayon Sport irakirana n'Intare turaza gushyiraho commentaire kandi dusome n'abarowa Intare zanditse nari buzikine nazo nkazikubita bari no kwitsinda mu buryo bumwe cyangwa ubundi Rayon Sport ko byarangitakaje no ese ubundi Rayon Sport byarangitakaje match atakaje amanota 2 ya Kigali ati gusaba kurenganurwa ati bwana president tubandikiye ibarwa cyo bita kurwana intambara zitari ngombwa. Yes, reka dusome n'abaro ya komisiyo yandikiye komisiyo ishinzwe amurushanwa muri Ferwafa ati mpamvu no gusaba kurenganurwa bwana president tubandikiye ino baro tubasaba kurenganurwa mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'amahoro Ferwafa Peace Cup 2023 mu byukuri bwana president ku itariki 28 z'ukwa kabiri 2023 twakiriye Rayon Sport mu mukino ubanza wa 1/8 kirangiza muri Ferwafa Peace Cup ingengabihe y'irushanwa igaragaza ko twagombaga gukina umukino wo kwishyura aho twagombaga kwakirwa na Rayon Sport kuri stade ya Muhanga tariki ya 8 z'ukwa gatatu 2023 saa 9 zuzuye. Tariki ya 7 z'ukwa gatatu 2023 saa 4:44 twakiriye email yoherejwe n'umunyamabanga mukuru wa Ferwafa kopi murayisanga ku mugereka atumenyesha ko umukino dufitanye na Rayon Sport utakibereye Muhanga ahubwo uzabera mu Bugesera tariki ya 7 z'ukwa gatatu numango ingengabihe y'irushanwa igaragaza ko twagombaga gukina umukino wo kwishyura aho twagombaga kwakirwa na Rayon Sport kuri stade ya Muhanga tariki ya 8 z'ukwa gatatu saa 9 yes ibaruwa bayibonye sanga kuri tariki ya 7 z'ukwa gatatu buri buke babona match saa 4:44 match iriwe ejo ubwo nyina saa 4 z'amanywa ati twakiriye email yoherejwe n'umunyamabanga mukuru wa Ferwafa itubwira ko umukino dufitanye na Rayon Sport utakibereye Muhanga ahubwo uzabera mu Bugesera saa 6:30 twahise dusubiza tugaragaza imogamizi ku bw'izo mpinduka n'impungenge biduteye cyane ko twabonaga umwanzuro wafashwe utarukurikije amategeko maze dutanga ibyifuzo bibiri twabonaga byafasha kugira ngo irushanwa rikomeze rigende neza kopi nayo murayisanga ku mugereka kuri iyo tariki saa 6:30 ni bya bindi kuko utari busome iyo kopi bibutse ibyo ni byari byo ngo eida mukino kimwe ku wa gatatu ku saa 9 ubere kuri stade Kirenga Ishyorongi cyangwa se kimwe ku wa 4 ku masaha n'undi kuzaberaho n'ikibuga kuzabera mu Muhanga kuko Intare zabo bakoze iri Muhanga kuri iyo tariki saa 6:25 umunyamabanga mukuru wa Ferwafa yongeye kutwohereza indi email ubwo no kwanga kuri za tariki 7 ku wa kabiri bucya bakina match saa 7 oya saa 6:25 umunyamabanga mukuru wa Ferwafa yongeye kutwohereza indi email ategeka ko umukino ugomba kubera Bugesera saa 6:30 ku itariki ya 8 kopi nayo murayisanga ku mugereka tubonye ko turimo gutegekwa gushyira mu bikorwa umwanzuro udashingiye ku mategeko kandi utigeze uganirwaho n'impande zose zirebwa n'ishyirwa mu bikorwa byawo byaduteye impungenge maze dusubiza twibutsa ko uwo mwanzuro udakurikije amategeko tunatanga igitekerezo ku bikwiye gukorwa. Ibyo biganiro byabereye muri email byarasuzumwe maze ku itariki ya 8 z'ukwa gatatu ku 2:32 umunyamabanga mukuru wa Ferwafa atwohereza umwanzuro ku ibaruwa nomero 110 Ferwafa 2023 atumenyesha ko umukino twagombaga kwakirwamo na Rayon Sport wimuwe ugashyirwa ku wa gatanu tariki ya 10 z'ukwa gatatu anasaba Rayon Sport kumenyekanisha ikibuga izatwakiriraho bitarenze saa 6 z'amanywa kopi murayisanga ku mugereka kuri iyo tariki Rayon Sport yahise itumiza ibitangazamakuru bitandukanye maze umuyobozi wayo atangaza ku mugaragaro ko ikipe y'umuryango Rayon Sport abereye umuvugizi ivuye mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'amahoro. Kuva ubwo twakomeje kwitegura umukino dufitanye n'iyo kipe ku wa gatanu tariki ya 10 z'ukwa gatatu turategereje ko umunyamabanga mukuru bwa Ferwafa butumenyesha ikibuga tuzakirwaho cyangwa umwanzuro wa Rayon Sport kwikura mu irushanwa. Hanyuma ku wa gatanu tariki ya 10 z'ukwa gatatu ku 4:49 umunyamabanga mukuru wa Ferwafa yatwohereje ibaruwa nomero 119 Ferwafa 2023 atumenyesha ko Rayon Sport yagarutse mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'amahoro. Ku bwacu iyi baruwa twese tubona ko ari gihamya yuko Rayon Sport yavuye mu irushanwa ari nayo mpamvu tutamenyeshejwe ko ku gihe ikibuga tuzakiniraho umukino wo kwishyura wa 1/8 kirangiza kandi uwo mukino ukaba utarigeze usubikwa cyangwa ngo wimurwe. Icyakora iyo baruwa natwe twarayisubije twibutsa umunyamabanga mukuru wa Ferwafa ko kuva baduha ibaruwa itumenyesha ko umukino twagombaga gukinwamo na Rayon Sport wimuriwe ku wa gatatu nta yindi baruwa twigeze twakira ivuguruza ndetse nta nijurira uwo mwanzuro twigeze tubona cyangwa ngo tumenyeshwe ko urwego bireba rwayibonye. Genda gake Intare ziravuga ko uretse ibaruwa yo ku wa gatatu umunsi wa match bibabwira ko umukino wa match izabera i Muhanga icyo izabera babwira ko Rayon Sport igomba gutanga ikibuga bitarenze saa 6 zo kuwa z'uwo munsi
zo kuwa gatatu. Iyo baruwa ngo yaje saa 2:20. Oya ahubwo iyo baruwa yagiye kuwa kabiri. Iyo baruwa yagiye kuwa kabiri. Iyo baruwa Oya kuwa gatatu. Iyo nisubika match ivuga ko match zaba ku gatanu. Yaje kuwa gatatu. Ibaruwa yaje kuwa gatatu. Nyine turi kuvuga nyine. Karenzi yari kuvuga. Oya Karenzi yari kuvuga yari kuvuga. Avuga ko uretse iyo baruwa yo kuwa gatatu. Niyo Karenzi ari kuvuga. Yaje babwira ko umukino bawushyize kuwa gatanu. Intare zivuga ko nta yindi baruwa bigeze babona iva muri Ferwafa uretse kuba barumvisha ko Rayon Sport yajyanye match yashyize kuwa gatanu ku kihe kibuga. Nyine iyo baruwa oya nta kibuga. Iyo baruwa yavugaga yabwiraga Rayon Sport ko kwitarenze ku saa 6 igomba kuba yatanze ikibuga izakiriraho kuwa gatanu. Kuwa gatanu. Umukino uvuye kuwa gatatu ushizwe kuwa gatatu. Ushizwe kuwa gatanu. Ikibuga rero igomba kutarenza saa 6 z'uwo munsi igitangaje. Igitangaje. Hanyuma iyo baruwa ngo nyuma yuko bayibonye ikintu cyonyine ngo intare zabonye nuko bumvishe ko Rayon Sport yatumije ikiganiro n'abanyamakuru ibabwira ko ivuye mu irushanwa ariko nabyo ntago ngo babimenyeshejwe officially cyangwa se ariko bo bakomeje kwitegura ko umukino kuwa gatanu nubwo batari babwirwa ikibuga bazakiniraho. Kuvuga rero yagomba kubabwira ikibuga saa 6 ntiyakibabwira ahubwo isezera mu irushanwa. Hanyuma nibabwirwa kuko nabo Rayon Sport bategereje yanze gusubiza iyo baruwa mu yandi magambo ya federation ibasaba icyo kibuga ndetse no kwimuka kubera ko bari basezeye. Iyo baruwa niyo yari ba immediate cause ya Rayon Sport yo gusezera ahubwo kuko nyine bari basezeye. Hanyuma rero bakavuga bati twebwe nk'intare ntabwo iki cyemezo bigeze bakijurira nk'uko twagiye tubwirwa ibyemezo wenda tugahita twandika tuvuga ko bitatushimishije cyangwa se ngo baduhe umwanzuro wundi nyine w'ikintu cyafashwe ahubwo ngo kuwa gatanu nibwo bakira indi baruwa ku isaha 4:49. Ariko intare hagati aho zigeze kwandika ibaruwa zisaba zampaga n'iki byari byabaye n'ibya nyuma ibyo ni ibyaje nyuma yo kuwa gatanu. None turabigeraho. Nibwo bakira ibaruwa ya Ferwafa ibabwira ko Rayon Sport yagarutse mu irushanwa. Ngo bamaze kwakira iyo baruwa nibwo bahise bamenya ko wa mugani Rayon Sport yavuye mu irushanwa kuko nta handi hantu bari barabibonye biri official ariko Rayon Sport yavuye mu irushanwa. Babonye Ferwafa babwira ngo Rayon Sport yagarutse mu irushanwa ariko Ferwafa yari yarababwiye ko Rayon Sport yavuyemo. Donc bari bagitegereje ko Rayon ko bazakina kuri uwo wa gatanu. Muri iyo baruwa bavuga ko Ferwafa yabandikiye ryari bamenyesha ko Rayon yavuye mu gikombe cya wa gatanu ku isaha 4:49. Match oya nibwo yababwiye ko Rayon Sport yagarutse ku munsi wa match. Ariko nigeze babwira ko Rayon Sport yavuyemo uko nyine ngo babyumvaga gutyo bo bavuga bati nibwo twahise tumenya noneho wa mugani niba batubwira ko Rayon Sport yagarutse mu irushanwa bivuze ko yari yaravuyemo bivuze ko yari yaravuyemo uko intare nta handi hantu ugeze bari kwimenyereza ibiro ofisi babwira ko Rayon yavuyemo bo bategereje match bari bazi ko Rayon Sport kwivana mu irushanwa ntiyari gukopiya intare ntabwo ari gukopiya intare yari kubwira Ferwafa gusa Ferwafa yari ko yari bibwira intare umuntu wanyu mwari bukeneye yavuye mu irushanwa niko Ferwafa biti bigenzo uko Ferwafa yiza kuba feya ifite ibwira intare twara nkaho Rayon yavuye mu irushanwa bari bukira kwa gatanu ariko Ferwafa esa nkaho yari izi kwenda ashaka kuza izindi manevure zatuma regaruka ubwo dushyize wenda mu kugenekera no kugenekera uko byagenda kose reka twizere ko tuvuge ko wenda Ferwafa yari gifite icyizere ko iri bwumvikana na Rayon ikagaruka nicyo gihari nyine cyo cyumvikana ariko hagomba kubaho communication no ku ruhande rw'intare. Match mwari mwiteguye kuwa gatanu hajemo ikibazo iyi kipe yikuye mu irushanwa andi makuru wenda tuzayabamenyesha uko bizagenda. Icyo numva bizagenda nuko Ferwafa isa nkaho yirinze yakemuje ikibazo cy'indeka mbyite gutyo urumva nta kibazo yigeze ikemura nta kibazo iki cyo kugira ngo Rayon Sport igaruke ndi kuva wenda kuri side ya Rayon Sport ngo wenda kugira ngo igaruke uko turetse kubekina Rayon Sport kuva mu gikombe cy'amahoro ni ikibazo haba kubakireba kubagikina ahantu hose ndetse no kubagitegura kuba rero Rayon Sport yagarukamo no rero tuyikomoza kuba baranditse irabaruwa ikipe Rayon Sport ikayigenderaho yivana mu irushanwa bivuze ngo intare yo yari iri convince yumvaga impamvu iyo baruwa ntacyo yari yitwaye ku gatatu yari yashyiraga match ku gatanu mu gihe Rayon Sport yohereyeho Rayon Sport yanditse iyo baruwa Ferwafa iravuga ngo iyi baruwa itumye Rayon Sport iva mu irushanwa yaturutse muri federation sibyo ni twita tuyiha intare biraba bibaye convince yuko intare
nyine zitempaga ikipe yitwa Rayon Sport kuko watanze email y'ibaruwa yuko Rayon Sport ivanye mu gikombe byaba ari none se confirmation bitabakomenetse bwo match bamaze kubabwira umunsi uzabera kugira ngo babikosa n'ubundi ubuzishyize mu nuza mu rungabangabo ubabwira uti match iri ku gatanu na yindi baruwa none intare babahaye ibaruwa ku gatanu match iri ku masaha nimugoroba baravuga bati aka ni agasuzuguro kandi kuko ni agasuzuguro bisa neza neza Rayon Sport n'ubundi nayo yanga kujya gukina i Bugesera amene bayibwiye ko match itakibaye yari yiteguye match nk'uko intare zari kwitegura nabo banga kugasuzugura bivuze ngo ku mpande zombi federation y'amakipe azakabisa unkurikije uko bivuga kubera ko ku munsi wa match ariko bamenyesheje intare ko match ko Rayon Sport yo mu irushanwa nikosa ubu intare nazo zakabaye zarahise zitumiza press conference zigahita zikora mu irushanwa kubera agasuzuguro bo wenda bashaka kuba barahise abantu babikora uko bakwiye bose niko byakabaye intare na Rayon Sport ntabwo ari amakipe angana amakipe ntabwo ari ikipe yemerewe gusuzugurwa se ntabwo ari icyo kuvuga ngo nta kipe yemerewe gusuzugurwa ariko Rayon Sport nta kipe itinde mu irushanwa nta kipe itinde mu irushanwa bana mu irushanwa press conference nane uri n'irushanwa press conference no kubwira abakunzi ba equipe ubora kanya abakunzi b'intare n'abakunzi ba Rayon Sport ntago bireterwa n'umubare wabo niyo yabumwe b'intare n'abakipe Rayon Sport abakunzi b'intare wasanga harimo abaperi harimo abakiyovu harimo bari na benshi wasanga ariko oya nese hari umuyovu yifuriza Rayon Sport kurenga hano ntawe keretse yari urwaye we ariko ibyo ntago bikuye ko ari umuyovu gende kuvuga umufana bishingira kuri fan base icyo mubwire rero bishingira icyo ni gushaka kumvisa ni approach y'umuntu namahitamo Rayon Sport ko yakoze press conference ni uburenganzira bw'intare kuba baranditse basaba hoja wibinenga none nanjye ni nkuko navuga ngo wenda ngo nenze kuba intare zitarakoze press conference ariko sinabinenga ni approach yabo niko babyumva buri muntu asagira uko treating ikibazo cye ariko we nkawe ndashobora kumva ko ariko Rayon Sport yakoze gutuma ikiganiro n'itangazamakuru ku rundi ruhande Rayon Sport ntago ari kosa numva katari kosa nkuko navuga ngo intare kuba zandikiye federation nizitumiza ikiganiro n'itangazamakuru bakoze kosa ni approach ya na mahitamo ya nyuma yuko intare nyuma yuko intare zibonye ibaruwa ya Rayon Sport Ferwafa babahaye babwira ko Rayon igarutse mu irushanwa batarigeze babona ibaruwa babwira ko Rayon yasezeye iyo baruwa yuko igarutse mu irushanwa bayibonye gusa ine ku gatanu nabwo bana bamenyesheje ko igihe umukino uzakinirwa bazawumenyesha bumvikana ibintu biri gukorerwa intare iyo biza kuba ari bikorerwa nka Kiyovu ni urugero nta n'ikipe yabyemera cyangwa Gasogi ariyo biri gukorerwa byari kwitwikira wabicuritse se byonyine ukabishyira kuri Rayon ujye kureba byayibaye yahita ivamo noneho kandi Rayon byarayibayeho ikipe yasezeye mu irushanwa bakayitera amaga bakavuga ngo yagarutse Rayon Sport bayitemaga se ntabwo waseze ntabwo ari ngombwa kugera ku kibuga we wandikiye ibaruwa iri official wandikira urwego bireba ko wasezeye mu irushanwa habura iminsi ibiri mu irushanwa ribe wongeraho n'ikiganiro n'abanyamakuru we nabivuze mu kiganiro n'abanyamakuru atajya no wibesha wenda akajya nawe yarabonye baruwa ikiganiro n'itangazamakuru gishobora kuba cyarahemutse rwose ariko nibyo cyashyize ibintu ntabwo cyari ngombwa cyateje nta kibazo gibona inyungu n'imwe cyunguye Rayon ariko nta n'igihombo cyayiteje none se inyungu ikintu cya mbere buretse dore inyungu irimo utumira itangazamakuru ejo ukavamo ukagaruka inyungu ya mbere irimo icyari kibabangamiye ku ruhande rumwe match yari mu yo kuwa gatanu si byose nicyo kintu cyari kibabangamiye kuko bari biteguye gukina match Rayon Sport yari tayari gukina match yashyizwe ryari yashyizwe mu gihe noneho bose bazumvikanira aho rero niho hari ikibazo intare rero zikabwira ko intare zivuga uko ntago mwaga intare zibyemera kereka niba uvuga ko amahoro kizagaruka ryari reka mware ukuntu bavuga muri no baro kuko aho ngaho bavuga ko ngo yashyizwe ahantu kuko intare zo ntabwo zibyemera bavuga bati icyakora iyo baruwa natwe twarisubije twibutse umunyamabanga mukuru wa Ferwafa ko kuva baduye ibaruwa itumenyesha ko umukino twagombaga kwakiramo Rayon Sport wimuriwe kuwa gatanu tariki ya 10/3 nta yindi baruwa ivuguruza iyo twigeze tubona ndetse nta nijuririra uwo mwanzuro twigeze tubona cyangwa ngo tumenyeshwe ko urwego urubireba rwayibonye ibyanditse muri iyo baruwa nomero 119 akarongo Ferwafa 2023 yo ku itariki 10/3 dusanga ari akarengane kuko Rayon Sport yaraniwe kubahiriza amategeko mbere y'umukino wo kwishyura 1/18 kirangiza ahubwo yandikira ubunyamabanga bukuru bwa Ferwafa isezera mu irushanwa inatumiza abanyamakuru ibitangaza ku mugaragaro kubw'ibyo rero bwana perezida turabasaba gushingira ku byo tubandikiye n'imigereka tubahaye nk'ibimenyetso mukisunga amategeko maze mugafata umwanzuro ukwiye bityo abanyarwanda
bakava mu rungabangabo tukubahisha irushanwa Ferwafa Peace Cup n'andi marushanwa. Iri rushanwa ry'umwaka Brad twakomeza kuryita igikombe cy'amahoro tugahesha isura nziza umupira wacu kuko irimo guhindanywa n'aburira ku byemezo bifatwa mu buryo mbona atavuga arakana babasorejo ngo tugahesha isura nziza umupira wacu kuko irimo